Dr Bizimana Jean Damascene umuyobozi wa komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside yatangaje impinduka mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi. Harabura iminsi mike ngo abanyarwanda binjiriye mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi, mu gihe isi n'u Rwanda muri rusange bikomeje guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Mu gihe kandi guverinoma y'u Rwanda yafashe ingamba zikomeye zo kwirinda icyo cyorezo, zirimo gusaba abaturage kuguma mu ngo zabo birinda ikwirakwira rya coronavirus, guhagarika ibikorwa bihuza abantu benshi, gufunga imipaka n'ibindi. Ikinyamakuru Igihe cyagiranye ikiganiro cyihariye n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG, Dr Bizimana Jean Damascene, asobanura birambuye uko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 26 bizakorwa muri ibi bihe bidasanzwe. Yabajijwe uko muri iki gihe isi yugarijwe na coronavirus kwibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi bizakorwa, Dr Bizimana asubiza ko icyambere yavuga ari uko igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ari ihame ubuyobozi bw'igihugu cyacu bukomeyeho, ariyo mpamvu kwibuka ku nshuro ya 26 bizakorwa ariko abanyarwanda bazibuka hubahirizwa amabwiriza yatanzwe na guverinoma y'u Rwanda yo kwirinda no kurwanya icyorezo cyitwugarije. Abaturage bazibukira mu ngo zabo babifashijwemo n'ibiganiro bizahita mu bitangazamakuru bitandukanye, harimo radio, televiziyo n'imbuga nkoranyambaga, kandi hazakorwa ibishoboka kugira ngo ibikorwa byo kwibuka bigere no mu mahanga hakoreshejwe uburyo bw'iyakure. Hari ibikorwa byahagaritswe kubera ibihe bidasanzwe turimo. Dr Bizimana yavuze ko nta biganiro bizatangwa mu midugudu no mu bigo bya leta n'abikorera nk'uko byari bisanzwe. Ati urugendo rwo kwibuka ruba tariki ya 7 Mata buri mwaka ntiruzaba kimwe n'umugoroba wo kwibuka wakorwaga tariki ya 7 Mata n'ahandi hose wakorwaga ku yandi matariki. Kwibukira ahantu hatandukanye hirya no hino mu gihugu nk'uko byari bisanzwe bikorwa mu gihe gisanzwe cyo kwibuka birahagaritswe kugeza igihe cyose amabwiriza yatanzwe na guverinoma y'u Rwanda yo kwirinda no gukumira icyorezo cya coronavirus atarahinduka. Igihe habaye ikibazo cy'ihungabana abantu bari mu ngo, hazakoreshwa kwiyambaza umujyanama w'ubuzima cyangwa guhamagara umurongo wa telefone utishyurwa kuri nimero 114. Inimero n'ubundi isanzwe yitabazwa mu gihe cyo kwirinda coronavirus. Umunyamakuru w'Igihe yamubajije ibikorwa bizaba tariki ya 7 Mata. Dr Bizimana avuga ko hateganyijwe ko ku itariki ya 7 Mata saa 4 za mu gitondo ku rwego rw'igihugu urwibutso rwa jenoside rwa Gisozi hazabera igikorwa cyo kunamira abazize jenoside, kizarangwa no gushyira indabo kumva, kwenyegeza urumuri rutazima, gufata umunota wo kwibuka, bikurikirwe n'ijambo nyamukuru rizanyuzwa kuri televiziyo na radio y'u Rwanda ndetse no mu bindi bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda. Mu gihe ku rwibutso rwa Gisozi ho hazaba hubahirizwa umunota wo kwibuka, abaturage nabo bazawubahiriza mu ngo zabo batekereza abacu bishwe muri jenoside baze gusa ko ari abatutsi. Iki gikorwa dukangurira abanyarwanda kuzagikurikira no kwifatanya naho kiri kubera, tuzirikana abacu bishwe muri jenoside nubwo tuzaba tudashobora kujya aho biciwe cyangwa ku nzibutso baruhukiyemo. Mu turere dutandukanye hari ibikorwa byo gutangiza icyunamo bizahabera. Icyo nacyo ni ikibazo yabajijwe. Dr Bizimana asubiza ko saa 4 za mu gitondo mu turere tw'u Rwanda, mu gihe ku rwibutso rwa Gisozi hazaba harimo habera umuhango wo gutangiza icyunamo. Buri karere kazagena itsinda ry'abantu batarenze 10, ariko uyu mubare ukaba ushobora kuzagabanywa kubera ibihe turimo. Iri tsinda rikazajya ku rwibutso rw'akarere cyangwa urwibutso rwo ku rwego rw'igihugu ruri muri ako karere. Mu turere tuzifite bakora umuhango mugufi wo kunamira abazize jenoside no gushyira indabyo kumva. Abazajya ku rwibutso bazaba ari abahagarariye ibyiciro, harimo meya w'akarere, umuyobozi wa njyanama, perezida wa Ibuka, perezida wa Vega, umuyobozi wa polisi, umuyobozi w'ingabo, uhagarariye urubyiruko n'uhagarariye amadini n'amatorero, kugira ngo avuge isengesho nk'uko bisanzwe biba mu gikorwa cyo kwibuka. Abanyamakuru bari mu turere bazoroherezwa gukurikirana ibi bikorwa kugira ngo bashobore kubigeza ku banyarwanda hakoreshejwe uburyo bwose. Ku gicamunsi cyo ku itariki ya 7 Mata hazakorwa ko hari hamenyerewe urugendo rwo kwibuka. Kuri iki kibazo Dr Bizimana Jean Damascene yasubije ko hari ibikorwa biteganyijwe ariko ku buryo budasanzwe bukoreshwa kubera ibi bihe turimo byo guhangana n'icyorezo cy'indwara ya coronavirus, kandi tukaba tugomba kugitsinda. Guhera saa 9 z'amanywa hazaba ikiganiro ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi kinyuzwe kuri radio na televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga. Ikiganiro kizarangwa no gusangira ijambo no kungurana ibitekerezo n'abantu batuye mu bice bitandukanye by'igihugu no mu mahanga. Ubu buryo buzakoreshwa mu cyumweru cyose cy'icyunamo, buri munsi saa 9 kugeza saa 10:30 z'amanywa. Ibiganiro bizatangwa bizibanda ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi no ku ngamba zikoreshwa n'izikenewe
mu gukomeza kwiyabungabunga uruhare rw'urubyiruko mu guhangana n'ingaruka za jenoside no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, guha umwanya abacitse ku icumu tubakomeza no guhangana n'ikibazo cy'ihungabana, kugaruka ku ruhare rw'amahanga muri jenoside no ku rugendo amahanga yakoze mu kwemera uruhare rwayo muri jenoside no gufatanya n'u Rwanda mu rugendo rwo kwiyubaka, gutekereza ku ruhare rw'itangazamakuru mu bukangurambaga bwa jenoside n'uruhare rwaryo mu kubaka igihugu, ndetse hanaganirwe ku ruhare rw'amashyaka ya politiki muri jenoside n'uruhare rwayo nyuma ya jenoside mu kubaka igihugu cyashegeshwe n'amateka ya jenoside. Mu minsi y'icyumweru cy'icyunamo kandi hazakomeza kuri radiyo na televiziyo ibikorwa bitandukanye bifasha kwibuka jenoside, birimo ubuhamya bw'abayirokotse, filime zerekeye amateka ya jenoside no kwiyubaka ku Rwanda, imivugo ijyanye no kwibuka jenoside n'amateka yose ya jenoside bikazanyuzwa mu itangazamakuru ku buryo bworohereza abaturage n'abanyarwanda bo mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda kwibuka. Hanyuma ku bijyanye n'umugoroba wo kwibuka wa tariki ya 7 Mata, hibajijwe niba hari ikizawusimbura. Dr Bizimana avuga ko tariki ya 7 Mata nimugoroba guhera saa 12 hazatanga ubutumwa bwo guhumuriza no kwiyubaka buzayoborwa na perezida wa Ibuka ku rwego rw'igihugu afatanyije na bamwe mu bayobozi b'imiryango y'abacitse ku icumu bari mu Rwanda no mu mahanga. Ubwo batekereje kandi no guha umwanya wihariye abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi aho bari hose ku isi, bakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo bahumurizanye, bakomezanye, baganire ndetse n'abandi banyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bashobore kubaba hafi no kubatera imbaraga mu bihe bibi bazaba badashobora guhura ngo bafatanye kwibuka. Jenoside yatugizeho ingaruka mu buryo bwose, ariko ntawakwirengagiza ko wacitse ku icumu mu 1994 wamaze biriya bihe byose yihishahisha. Uwo muntu afite umwihariko we adahuje n'abandi. No mu ruhande rw'abahagaritse jenoside, abasirikare barapiye inkotanyi bahanganye n'abicanyi bagahagarika jenoside, uko babatsinze bagasanga aho bafashe hari imirambo y'abatutsi bamaze kwicwa, harimo n'inkomere zikomeye, bagashakashaka mu mirambo bagihumeka, bagira amahirwe yo kubabona bakabavura mu buryo bwose bashoboye kandi bugoranye kubera mikoro atarahagije n'ibihe bibi bari barimo icyo gihe. Abo basirikare bacu bafite umwihariko ukomeye w'amateka utasanga n'abandi banyarwanda. Usanga bibabaje kubona hari abibagirwa abarokokiye mu bihe bibi cyane by'icuraburindi bakaba mu murongo w'abarwanya leta bakesha icyubu bari cyo. Numva kwibuka ku nshuro ya 26 bikwiye kuzaba umwanya wo kugaruka ku mateka y'ukurokoka jenoside n'igihango abanyarwanda bafitanye n'ababarokoye, bigatuma twarongeye kubaho tukiyubaka, tukaba tugeze heza hashimishije. Abajijwe ku bijyanye na gahunda yo gusoza icyunamo ku itariki ya 13 Mata, yavuze ko uyu mwaka igikorwa cyo gusoza icyunamo gikorerwa ku rwibutso rwa Rebero nacyo kizaba kigufi kubera ibihe turimo. Ati tariki ya 13 Mata saa 4 za mu gitondo ku rwibutso rwa Rebero hazajya itsinda rito riyobowe na perezida wa Sena rizakora igikorwa cyo kunamira no gushyira indabyo kumva zishyinguyemo abanyapolitiki bashyinguye ku Irebero bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi bazizwa gutemera umugambi wa jenoside. Indabyo zinashyirwe kumva zashyinguyemo imibiri irenga ibihumbi 14 y'abatutsi bishwe muri jenoside ishyinguye ku rwibutso rwa Rebero. Abajijwe niba mu turere nta kintu kizahakorerwa, Dr Bizimana tariki ya 13 Mata nyuma ya saa 6 yavuze ko guhera saa 9 hazaba ikiganiro kizanyuzwa kuri radiyo na televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga kikazaganira ku ruhare rw'amashyaka ya politiki muri jenoside no ku kamaro ka politiki nziza mu kubaka igihugu no guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside. Kwibuka mu gihe cy'iminsi 100 nabyo biteganyijwe gute? Aha Dr Bizimana yavuze ko bazakomeza kugendera mu murongo wo kwibuka biyubaka kandi hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus duhanganye nacyo. Ati niyo mpamvu ibikorwa byo kwibuka bisanzwe bibera ahantu hatandukanye mu gihugu n'ahiciwe abatutsi muri jenoside bitazahabera, abantu bazibukira mu ngo zabo. Nitugira amahirwe iki cyorezo kikagira umurongo cyerekeramo, kwibuka mu minsi 100 byakorwa mu gihe amabwiriza yaba ahindutse, ibikorwa byose byo mu gihugu bisubukuwe. Icyo gihe hazakurikizwa icyo amabwiriza mashya azabateganya. Bigenze bityo byatuma nko mu kwezi kwa Gicurasi na Kamena dushobora kureba uko muri buri karere hatoranwa ahantu hamwe hafite amateka akomeye hakabera igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, hakibukwa abatutsi bose biciye muri ako karere. Hanyuma rero abajijwe niba hari ubutumwa bwihariye batanga ku bijyanye no kwibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi, Dr Bizimana Jean Damascene
Ati jenoside yakorewe abatutsi yashegeshe igihugu muri rusange, ariko by'umwihariko abayirokotse yabagizeho ingaruka ziremereye. Bararokotse yego kandi bariho, ni nacyo cy'ingenzi. Kuva muri Nyakanga 1994 abajenosideri baratsindwa, leta ikora ibishoboka byose ikaba hafi y'abacitse ku icumu rya jenoside mu buzima bwabo bwa buri munsi. Muri iyi minsi tuzibuka mu buryo budasanzwe abacu bazize jenoside. Ndatekereza ko by'umwihariko abagifite intege nke n'abakomeza mu izina rya Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya jenoside, mbasubiriramo ko bakwiye gukomezwa no kuba bafite ubuyobozi bw'igihugu cyabarokoye kandi giharanira iteka kubaka no kubakira ubumwe bw'abanyarwanda ngo jenoside ntizongere kubaho mu Rwanda ukundi. Mu gihe cyo kwibuka abacu bishwe kandi hakaba hashize imyaka 26, tuzibuke aya mahirwe yo kuba abarokotse bararokotse ko babikesha inkotanyi, bakaba bariho babikesha FPR yubatse leta nziza ikomeje guharanira cyabishwe bazize ko itazongera kubaho ukundi, ko hari imbaraga zigomba guha abacitse ku icumu icyizere cyo kudahungabana. Mu gihe tuzaba twibuka kandi iwacu mu ngo, abazumva bacitse intege bazatekereze ko mu 1994 abacu bicwaga kandi bakicishwa na leta, ariko ubu abarokotse n'abagarutse mu Rwanda bari barambuwe na leta y'abajenosideri bariho kubera ubuyobozi bwiza bwa FPR inkotanyi burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ubuyobozi bw'abarokoye bukaba bububatse. Iki ni icyizere kigomba kubaka buri wese ufite intege nke muri ibi bihe bikomeye byo kwibuka abacu bishwe bazira uko bavutse. Ubu nibwo butumwa yumvise yaha abanyarwanda muri rusange n'abandi bafatanya n'u Rwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Nshuti bakunze Ubukombe TV, aha niho dusoreje amakuru yacu, tubifuriza kuba kugubwa neza kandi tubabwira yuko tuzagenda tubagezaho n'izindi nkuru uko bwije uko bukeye. Yibuka gukanda subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere ubona video zacu, kanda like, share ndetse ushyiraho na comment uduhe igitekerezo cyawe kugira ngo tugutegurire ibindi byiza bishoboka. Yari Mpore Bukenewe, murakoze cyane.